Yes, of course, the king of ambassador mpungu abanyarwanda Ruzagara Musarimo utagira ukusushingwe kuri metero misagwa nasabwe shaka nyamara imyaka nta kasungwe mananza nyamusi gipfa nibarire cyuma cyasagutse ku ndege bucura bw'abazigaba uwabo mufana bafana. Uyu munsi nongeye kwakira abantu hano kuri Muganga TV. Umeze neza? Meze fresh. Ariko ngo n'umugore n'umugabo. Umona mu kirabajenira. Turano bastari hafonga. Musore, ese undi mu buzima musanzwe rata wabukora iki? Banze nkubaze icyo ukora nkugishwe nakubonye. Umuntu w'umudije mu kabari, mu bubari butandukanye bw'i Kigali. Uri umudije mu tubari tugiye dutandukanye. Twi Kigali. None se rata ngenda kwibariza. Njyewe hani nkuru mwambwiye kuri telefone ariko ninze kugira ikintu nyivugaho ntarakubaza neza. Uyu mugore wamumaranye imyaka ingahe? Imyaka 3. Imyaka 3 zarishize twaba twabyara. Twabishashije byaranze. None se mwasanze ikibazo ari iki? Yasanze atarabyaraga? Twasanze yari yarozwe. Kugira amahirwe yuko twabona muganga bidufashamo. Turamubona. Twicaye hano kuyitwaje ko twamushimira. Uyu munsi kumwe iminsi ndi korana bashimira muganga gusara ntabamunenga muhari. Ubwo nabonenga basanga bahari ntago twamenya buri habejo cyangwa ejo bundi abona haje abandi bamunenga cyangwa se n'abandi bamushima. Ariko icyo nzi cyarakora. Arakora rwose. None se uyu mugore wawe mbona mu bana avuga ko mumaranye imyaka 3 atabyara ntiyaba ari cya kibazo cyo cy'abakibaho bari baravuze wenda kabiye cyo kubya cyo kitaragera ahubwo muganga wenda akaba yarabariye yamara ko yatanira bigahuriramo nuko nubundi yarageze mu gihe cyo gusana. Twarageje igihe kirekire impande zose nta hantu tutaragiye. Hari undi muganga mu mwarageze hose? Yego benshi ahubwo. Uri ibintu byanze ushakira hose. Cyana wa mugore wa disi yarabuze urubyara akiri muto. Bitangaje. None se rata muganga ibyo bintu ntiyaba bihenda ku buryo wenda atari buri munsi ushobora kukuba yabyigondera ngo yivuze? Ntabwo muganga navuga kayenda cyane kuko ntabwo aruhanye. Ntabwo aruhanye. Wa muntu amafaranga ufite yakira ko yigenda mande yande mu gake gake n'ubu ngubu naje ahangaha hari n'ayanyuma muzaniye twamaje kuba twavugana. None se koko arabakopa cyangwa arababeshya? Ntako atagira pe. Umuganga rigabura nyamuganga ntabwo gura ngo ni 200 ngo mpeza jyane. Umuganga nyamuganga aravuga ati ni 200 izana ijana. Bemuvura. Icyo bitumufuragiro. Yego. Izana ijana. Rigiye ijana rikaboneka rikagira gute akora mushyira bamaze kubona ko ibintu yagukoreye ariko bimeze. Muganga ro ntago ruhanye. Ase mugereho ntabandi barwaye mwarahasanze? Baba hari benshi rwose. Baba hari bandi baje kwivuza? Barindiriye hari abarango bari mu bitaro nabo barindiriye bega kwa muhageze bega nabarwayi pe. Nabarwayi kandi bose bagira gute batanu isubizo atabanyuzwe. None birabe nuko karabikora. Ngende mu bantu babipinga bira bintu sinjya mbyizera. Birakora bya muganga. Ariko ahantu atangiye kukumvira ko bishobora kuba bikora nuko namuga ati se wagarura n'ibyibwe ngo yibye ntiba mu nshingano zanjye. Uri mu byo umuganga gakondo ugwakana ko ari byo atavura ni gakeya kuba wamubona. Ukabangaho kuri YouTube akenshi akubwira ko byose abivura nta ndwara yamunaniye. Ariko niba yarabavuye ukamura abatanga buhamya ukabona umugore wenda ndabona kuko wagira ngo noneho natwite. Kuko se barapimye musanga aratwite. Aratwite cyangwa ne byabene narumvise ngo arya batwite uruntu runaka ngo amezi 2 yonyine tukaba dutera uruhinja. Nase barapimye unani mu mwana rega ngo arya ngo bagutwitisha bya bintu bindi ntazi by'ibisimba. Udushoye kwitabira ndevu yanyuma. Mu bitano ndevu yanyuma niba koko muganga ashobora kuba hari babyivugira uko byari bimeze uko mu miryango byari bimeze ukuntu bari baramuhaditse urumva. Mabasha umbwire rata ubundi imbere wamenye ute ko warozwe kugira ngo umwe mwakomeza wajya kwivuza? Ngiye n'umugabo wanjye twarabanye tumara umwaka mabuka akajya note zango ngo kukingo akatateza umugabo wanjye ngo kukingo yashatse umugore utabyara. Tujya kwa muganga bisanzwe turivuza tuvuga ngo nta kibazo ufite. Nta kibazo ufite kandi mutarabyaraga? Nyine baratubwira ngo nta kibazo ufite. Tubaze gute nta kibazo ufite kandi tutabyara tumaranye imyaka 3. Tujya ku baganga benshi tujya ku YouTube dushaka abaganga biranga. Ubwo twaje kureba no muganga atubwira ati rero barabaroze. Nese nimero y'umuganga mwayikuye umuntu yibarangiye mwayibonye ku kiganiro byagenze bite? Nimero y'umuganga rero nawe turagiye nawe yavuye. Umuntu nawe yavuye. Aba nimero ye. Yego.
ese mw'icyo gihe utatwitaga wowe iwanyu babyakiraga bate nk'abantu bari barahawe impano bagahabwa inkwano ngo ni umusore bakabera nk'abashyingiye ariko yangize uwo bakingiye akaba atabyara iwanyu we nta kibazo bagiraga? natwe iwacu barashyigiraga bavuga ati utashatse umugabo utabyara bakarukanye ariko nyine kubera ko njye n'ubwanjye dukundana tukabyihanganira tukabicaho. Oya ni ukuri mwabaye intwari burya iyo umuntu yihanganiye indi myaka 3 umugabo ukwiye no kumushima ntako atagize. Nese mwaje kubwirwa n'iki ko ari wowe urwaye atari we urwaye? Twegere uwo muganga rero avuga ati rero ndabaca amafaranga ariko ndabanza mbarebera ikibazo mwembi ndabanza araturebera abona n'ibyo urwaye. Wasanze se urwaye iki? bari baranzinze. Barakuzinze? Bari bakoze kutabyara? Si ibyo bintu bibahora cyane nawe nyambyumva ku buryo umuntu ratabarwa umuntu kutabyara ibyo bintu birashoboka? Bibaho cyane ibyo ni ibintu wari wese yaguhera ubuhamya ko bibaho cyane nk'uko nanone bashobora kuba bamuzinga bakamuzinga natwite ntanabyare kandi atwite bakamuzingira kunda nabyo nyambyumva ariko indi gahora y'icyo agatwita paka imyaka 5 reka bibaho cyangwa se yanayibyara nabyo se muganga yababwiye ko abivura nabyo arabikora arasingura yego ubwo rero bikamera nkaho nyine ukabura gutyo umuntu babona utwite n'icyo kubyo bategereje no gushimira muganga karimo arabafasha no kumushimira ko wenda hari aho byavuye naho byageze buriya gushimwa rwose no gushimwa muganga Imana igikomeza imurinde ariko ngo amafaranga y'abasigaranye ngiye kumuzanira ni amafaranga y'enda ndamuha buriya byaje kuza ari mara kuva kuri kamera amafaranga y'enda yamuha nta kibazo rwose. Oya tubasanze hano kwa muganga tuvatireka tubabaze ko ibintu bya muganga byabikora koko cyangwa wenda atari ukubeshya. Umva niba tubasanze hano kwa muganga ngira ngo abantu bari kubona ko ariho turi na ahantu hagari hanini hari n'abandi bantu benshi hano ndiko bari kwivuza uko ari kose ibintu bishobora kuba bikora kuko bidakora ntago haba abarwayi bangana gutya. Ibintu birakora rwose. Arakora rwose muganga ndamushimira umugani namwe mwabuza mwivuriza ni mugani kabisa. Niba mugani turaza gushyira muganga rero ku kiganiro kugira ngo umuntu aza kugira ikibazo. Reka nshimiraho gatonya nanone hari ikibazo nigeze kujyana cy'amaguru navuwe na muganga ariko ni ibintu umva ntabwo naburyo namushima mu nyuma yuko umugore wawe amaze kugira waje no kujya n'ikibazo cy'amaguru byabanje mbere mu gihe kugira tugeyo byabanje mbere ndamushimira cyane abanzi nka Musatuzi ndashimira muganga ndashimira uwo bita Joel ndashimira Jire ndashimira Kazungu dukunda kwita Fande Rusamira ndashimira umushiki wa Karinga ndashimira Garafere bagabo nubwo yamaga ibyo kurya ati icyazana ati umugore bati icyazana ngo mbibare mu maso iryo shimwe naryo ngomba kujya gute kuva kuri ino televiziyo nabyo bivuze ndashimira abantu bose bambaye hafi igihe muganga yakuvura igihe muganga yari kumvura harimo Gakire nawe yambaye hafi ndashimira abatari bose ku isoko bamureye ni byiza abo twafatanyaga bose kuri Cagogo mucuruzi n'indi y'abagore nabyo ndabashimira urumva mbega ndashimira abantu bo mu gipangu iwacu uwo bashaka kunywa amazi yo kunywa ndashimira umukobwa twa dutanye bitagangira muzungu wanyanaga kuri toilette nari ndamushimira cyane wari warageze nawe atagira gute Imana nahize ugira gute igira ikimugenza kandi muganga yarakoze yamvuye icyumwe kimwe cyonyine burakiza amaguru arambuka subira mu muhanda ko nandwa yakoze n'igice ntaramumenye. Reka tubashimire rero mujye kubona na muganga umuntu amwishyira wumva mwamusigayemo ndashimira buri wese akurikira iki kiganiro ni kuri Muganga TV ibiganiro byo nakagaruka ciao ciao.